Ni inyubako izwi ku izina rya Soko Experience iherereye mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke ku muhanda wa kaburimbo Kigali Musanze urenze gato kwa Nyirangarama. Ni inzu itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo amafunguro ndetse n'ubwiherero bikenerwa cyane cyane n'abakora ingendo ndende berekeza mu ntara y'Amajyaruguru aho baba bakeneye aho baruhukira nyuma bagakomeza urugendo. Bwa mbere mpanyura nari nzi ko ndi buhasange ibitangaza bya kure, ariko byarantunguye gusanga ibyera hano, ikawa ikomoka aha, igisheke gikomoka aha, inanasi ikomoka hano, ari byo byatunganyijwe bikavamo amafunguro baduha ya buri munsi. Nahari ikijumba, urumirwa ukuntu ikijumba cyateguwe cyatunganijwe, ikijumba kigakenke ku buryo ubu ngubu rwose igisigaye ari ukuzaza n'umuryango wanjye. Ahubwo rero nkunda guhagarara hano afata icyayi, ji n'utundi tuntu umuntu aba akenera kugira ngo akazi kagende neza ari mu rugendo. Hano rero haje ari inyungu kuri twe, ubona ko icyamba afite service nziza. Ubu dutewe ishema rero nuko byibura inanasi ndetse n'ikawa abantu benshi batajya basomaho ngo bumve uko imeze, bakayibona mu murima gusa. Ubu hano noneho irimo itunganwa kuri aka coffee shop kitwa Soko Experience, bakayitunganya neza. Natwe twari tuzi ko itunganwa, ariko ubu turi kuyisoma tukumva turanezerewe. Uretse abagenzi, n'inyubako yaje ari igisubizo cy'isoko ry'umusaruro w'abahinzi bagakenye barimo habikawa izwiho uburyohe ndetse n'imbuto ziganjemo inanasi, amatunda, ibisheke n'ibindi. Bakaba bagemurayo ibihingwa bejeje ndetse hari n'abandi bahawemo akazi. Mbese mu byo duhinga ibisheke, inanasi, twagize amahirwe batwegereza ibikorwa remezo ahangaha dukora, baduteza imbere muri ibyo bintu nabyo bakabiduteza imbere bakabigura. Amahirwe twagiriwe baduha akazi. Kuba duhinga ikawa, inanasi, ibisheke ndetse n'ibindi byadufashije kwiteza imbere. Ubu abaturage 30 nibo bahawemo akazi, barimo 17 bo mu karere ka Gakenke. Sandrine Umumararungu, umukozi ushinzwe abakozi muri iyi nyubako ya coffee shop izwi nka Soko Experience, avuga ko ari uburyo bwo guteza imbere ako gace ko mu Gakenke. Impamvu twahisemo gukorera kuri uno muhanda mu karere ka Gakenke nuko ukoreshwa n'abantu benshi mu by'ukuri, yabo bajya gusura mu burengerazuba cyangwa mu majyaruguru y'u Rwanda, kandi nanone bakaba hari serivisi bakenera batajyaga babona. Indi mpamvu twahisemo kuzakorera hano ni kugira ngo twongerere agaciro umusaruro uhakomoka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashenyi Jean Bosco Nkurunziza asaba abaturage kongera ibyo bakora kugira ngo bajye babona uko bagurirwa umusaruro wabo. Icyo twishimira cyane nuko abashoramari bahageze byatweretse yuko ari umwanya wo kugira ngo abaturage bacu bongere bakore cyane, bongere umusaruro, uko byagaragaye yuko ikawa yacu, kananasi kacu duhinga kagiye kugira agaciro. Ibisobanuye ko mu butumwa turi guhereza abaturage cyane ni gukomeza gukora cyane. Iyi nyubako ya Soko Experience yubatswe na kompanyi ya Eco Ventures Limited yatangiye gutanga serivisi muri uku kwezi kwa karindwi, ikaba yaruzuye ngitwaye arenga miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Gakenke.